mu mbaraga n'ubushobozi bwayo ntabwo izakwirengagiza kugira ngo ubashe gutsinda izo mbaraga z'abadayimoni. Karuhura TV. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Karuhura TV, tubaha ikaze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Nkuko tubibona imbere ya kamera turi kumwe na Pastor Karuranga Aime. Twishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Abakunzi ba Karuhura TV baba bawutegereje. Rero tubahaye ikaze, dutangira dusenga Imana twiragiza ngo tube hafi muri iki gikorwa cy'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane Sam, reka duce bugufi dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana y'ubutware. Twongeye kugushima ko Mwami Imana Nyiringabo Uwiteka wabanye natwe, wakoze ibikomeye, waturinze mu mwaka ushize, uduha kwinjira mu mwaka mushya 2024. Ibyo bishimirwe nyakubahwa. Rero twongeye kugaruka Mana Nyiringabo Uwiteka imbere yawe kwamamaza ubwami bwawe. Unyemerere ntabari twavuga baro nyagwara ku ngoma Imana, hereza umugisha ubuyobozi nyagwara ku ngoma Uwiteka bwa Karuhura TV. Mana Nyiringabo Uwiteka abayikoraho bose Mwami Imana abone uko kwawe kwiza, kuko uri Imana ishobora byose kandi uri Imana yo kuringirwa. Urakoze kubyumvishikana, urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Yes, twishimiye rero kukwakira muri uyu mwanya ngo ugire icyo utugezaho mu by'Imana yaguhaye. Umwanya ni wawe. Urakoze Samu kuduhereza ikaze nanone kandi kuri Karuhura TV. Ni iby'igiciro kongera kubana namwe kubera yuko hari hashize igihe kirekire tutabonana, ariko uyu munsi Imana yo mu ijuru yabyemeye, yabishimye. Rero uyu munsi mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Mbifurije kandi umwaka mushya muhire wa 2024, umwaka uzababere ibitangaza, uyu mwaka uzababere ko namwe Imana, uyu mwaka uzababere wo guhirwa. Nari mvuze ngo uyu mwaka ibitakunze muri 2023 unyemerere rwose wakire ubuhanuzi 2024 bigiye gukunda mu izina rya Yesu Kristo, kuko nzi neza yuko nta kimana yagambiriye ibura kudakora. Rero bivuga ngo icyo yakugambiriye no kubikora izabikora, kuko ni Imana itabeshya kandi ni Imana igibasha kurinda ijambo ryayo. Imana yo mwijuru tugirire neza. Hanyuma rero ubasuhuza cyangwa se ubifuriza ibyiza ni Reverend Pastor Karuranga Aime Moses. Nongeye kugaruka kongera kubana namwe. Imana yo mwijuru tugirire neza cyane. Ni munyemerere dusome ijambo ry'Imana nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Ijambo ry'Imana nshaka kugira ngo dutangirireho cyangwa se twinjire mu mwaka 2024. Imana yo mwijuru tugira neza cyane. Ni ijambo dusanga mu Befeso ibice byaho ni 6, turahera ku murongo wa 10. Imana yo mwijuru tugira neza cyane. Riravuze ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana 10. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mu mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tutarwana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo tukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Ndabanza kubiseguraho, maze iminsi ndwaye ibigripe, niyo mpamvu mwumva ijwi risa nkaho ryahindutse, ariko
nzi neza yuko Kristo ari ku ngoma arabasha kudukiza. Mwanditsi Bibiliya wavuze ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Rero ntaho twabihungira kuko turi mu isi. Imana yo mu ijuru itugire neza cyane. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwene data ukurikiranye Karuhura TV, ijambo ry'Imana icyo ritubwiye uracyumvishije. Hanyuma yo guhura n'intambara, hanyuma yo guca mu bikomeye, hanyuma yo guhura n'ibigeragezo, hanyuma mbega yo guca mu bintu bitandukanye Satani akugaho ibitero, ijambo ravuze ngo ibisigaye dukomerere mu mwami. Ntabwo ari gukomera mu bukire, ntabwo ari gukomera mu mafaranga, ntabwo ari gukomera mu bwibone, ntabwo ari gukomerera mu bintu byinshi bitandukanye biri hano hanze bitwaye abantu, ahubwo ibisigaye dukomerere mu mwami, ndetse no dukomere mu mwami no mu bushobozi bwe bwinshi, twambaye intwaro zose z'Imana, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya bwa Satani burahari inshuti z'umusaraba, kubera yuko Satani arimo arakora. Ndagira nkubwire ngo impamvu Satani arimo gukora nuko azi ko igihe cyari gitoya. Niyo mpamvu uyu munsi wa none arimo gutwara urubyiruko, niyo mpamvu uyu munsi wa none arimo gutwara abamama, niyo mpamvu uyu munsi wa none ari gutwara abagabo, niyo mpamvu uyu munsi wa none ari gutwara ingeri zose, ashaka abo barimburanwa. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nshuti y'umusaraba, iki jambo ritubwiye ngo dukomerere mu mwami no mu bushobozi bwe bwinshi, kubera yuko niho honyine gusa tuzabasha gutsindira, kubera yuko Satani nawe aratugabaho ibitero. Icyo namaze kumenya ni kimwe, nuko tutarwana n'abambaye umubiri, ahubwo turwana n'imyuka. Nshuti yanjye, ikintu kiturwanya cyangwa se kirwanya ubwoko bw'Imana ni imyuka y'ahantu habi, cyangwa se ahantu ho mu kirere, ahantu h'umwijima. Imana imuri neza cyane. N'imbaraga z'umwijima turwana nazo ntabwo zigaragara, ntabwo zifatisha amaboko. Burya iyo urwana n'umuntu mu by'ukuri ubasha kureba, wabasha kubona uburyo uhagarara muri position ugahangana nawe. Ariko nagiye nkubwira ngo izi mbaraga zo nta kindi tuzirwanisha uretse gusenga, uretse kujya ku mavi tukiriza ubusa, kugira ngo tubashe gutsinda izi mbaraga z'umwijima. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane, kandi Imana yo mu ijuru ituganze. Rero nshuti z'umusaraba, munyemerere wowe ukurikiranye iri jambo ukomeze wambara izo mbaraga, cyangwa se Imana ikwambika imbaraga. Munyihanganire, ikwambika imbaraga zo kubasha kunesha, kubera yuko ibiturwanya byo ni byinshi, ibituvana mu mwanya byo ni byinshi, ibidutsikamira byo ni byinshi. Ariko nagira nkubwire ngo nukomera mu mbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, uzabasha gutsinda, uzabasha kunesha ibitugerageza byose. Kubera yuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, turi mu isi biduhiga ni byinshi. Ariko se wowe unteze amatwi, urumva izi mbaraga uzifite? Urumva ukomereye mu mwami, cyangwa wamaze gushegeshwa, wamaze kunyeganyezwa? Satani hano hanze nawe ntabwo yoroshye, afite imbaraga, afite benshi yamaze gufata. Ariko icyo tuzi nuko Imana iri hejuru ya byose, iri hejuru y'imbaraga za Satani. Icyo nzi nuko nubwo bwose Satani akora, ariko si umuneshi. Hari Imana ituneshereza, hari Imana idutsindishiriza uko bwije ndetse n'uko bukeye. Iyo ngiye nitubera amaso. Ariko yubashije guhereza ijambo ry'Imana rambwira ngo Satani nimumuha umwanya azabinjirira, ariko nimumurwanya azabahunga. Ni ukuvuga ngo ikiriho nuko tugomba gukomera mu mbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo n'ubushobozi bwe bwinshi, hanyuma Satani tukamurwanya kugira ngo abashe kuduhunga. Kubera yuko uko byagenda kose numuhereza umwanya azakwinjirira, azagufata. Namara kugufata usange akubujije kuba wakwinjira mu bwami bw'Imana. Hanyuma icyo nenda kugira ngo nkubwire wowe unteze amatwi, nuko ubwami bw'Imana bwo burahari, kandi ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Intwari ziwugishamo, intwarane ziwugishamo imbaraga mu gihe intwari zo ziba zananiwe. Ariko nagira nkubwire ngo ihangane, ufate igihe
wegera Imana niba wumva ibihe byawe byagabanutse. Nagira nkubwire ngo uyu mwaka wa 2024 umwaka twinjiyemo uwinjiranemo ingamba nshya, uwinjiranemo ingamba zo kwegera Imana cyane, uwinjiranemo ingamba zo gusenga, uwinjiranemo ingamba zo kwiyiriza ubusa, uwinjiranemo ingamba zo gushaka mu maso h'Imana kugira ngo ubashe gutsindishirizwa rwose. Nagira ngo ubwire ngo 2023 cyangwa se indi myaka yose itambutse byagiye byanga ntibyashoboka, ariko uyu mwaka twinjiyemo ndakwinginze kugira ngo wegere Imana cyane. Ni wegera Imana cyane nayo izakwegera, nimara kukwegera ibashe kukubashisha, ibashe kugushoboza ibyari byarakunaniye, ibyari byaragufashe kw'ingwate. Ndabizi ibiduhiga byo ni byinshi, ndabizi neza birashoboka yuko waba waragerageje kugira ngo ube wabasha kuba mu gakiza bikanga bitewe n'uko hari ingeso runaka yakunaniye kureka, ariko uyu munsi wa none nagusaba wegera Imana, izaguhereza ububasha, izaguhereza imbaraga zo kugira ngo iyo ngeso yari yakunaniye ubashe kuyivaho, ubashe kuyireka. Kandi ikindi cya kabiri, niba iyo ngeso ihari koko, nagusabaga kugira ngo ube washaka nk'umukozi w'Imana wakwegera kugira ngo abashe kugufasha, agusengera Imana ikwambika izo mbaraga zo kubasha kunesha. Ndabizi hari ibyaha tubamo bikasanga byatwizingiyeho bitewe n'uko wenda imbaraga zacu zo gusenga ari nkeya, ariko dufite abakozi b'Imana Imana yasize babasha kudufasha muri ubwo buryo. Wamwegera akaba yabasha kuba yagusengera, akaba yaguhesha imbaraga, cyangwa se akaba yagusaba Imana kugira ngo uhereze imbaraga zo kugira ngo ubashe kunesha icyo kintu wananiwe kureka. Ndabizi neza birashaka ko wankurikirana, hari ubusambanyi bwakunaniye kureka, birashaka ko wankurikiranye, hari ubujura gukora byakunaniye kureka, birashaka ko wankurikiranye, kunywa itabi byakunaniye kubireka, birashaka ko wankurikiranye, kunywa inzoga byakunaniye kubireka. Ariko ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi hari Imana ishobora byose. Urashaka gukizwa, urashaka gukorera Imana, ariko ibyo nabyo byakwizingiyeho, byakubayeho karande. Ariko nagira ngo ubwire ngo nubwo byakubayeho karande, shaka uburyo wegera Imana, kuko nta kinanira Imana. Ikigusaba ni umutima wawe gusa, hanyuma uyu mutima wawe numara kuhereza Imana, izazikorere muri wowe icyo kintu cyakunaniye kureka, izacimura uwo mudayimoni uri muri wowe, wicaye muri wowe uguteza gusambana, uyu mudayimoni wicaye muri wowe uguteza kunywa inzoga, uyu mudayimoni wicaye muri wowe uguteza kunywa itabi, uyu mudayimoni uri muri wowe uguteza inzangano, azaza Kristo numwemerera yirukane izo mbaraga z'umwijima zakubayeho karandi. Kubera yuko Imana yacu ikidushakaho nuko dukiranuka, ntabwo unezezwa no kubona hari abantu bayo barimbuka. Rero niyo mpamvu uko byagenda kose ugomba kuyegera, nayo ikabasha kugufasha mu mbaraga n'ubushobozi bwayo. Ntabwo izakwirengagiza kugira ngo ubashe gutsinda izo mbaraga z'abadayimoni. Najya nkubwire ngo iki jambo ryatubwiye, turarwana n'imyuka. Iyi myuka nayo ifite imbaraga, iyi myuka nayo irakora. Ikimenyimenyi uzabireba, hari benshi uyu munsi wa none barimo bakorera iyo myuka, ariko uyu munsi wa none niba uzi ko uwo mwuka ukuriho, niba uzi ko uwo mwuka ukugendaho, niba uzi ko uwo mwuka mu by'ukuri ndimo ndabyumva, hari abantu benshi birashaka ko nawe unkurikiranye ariko bimeze. Urashaka gusenga, urashaka gukizwa, ariko mu by'ukuri hari ibindi biza bikakubundikira, bigatuma utinyagamura, bigatuma utinjira mu nzu y'Imana, cyangwa se wanayinjiramo ugafashwa rwose. Wamara gufashwa, wamara gusohoka, bya bindi bikongera bikagaruka bikaza bikongera bikakubundikira. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none saba Imana imbaraga. Uyu mwaka wa 2024 saba Imana imbaraga, wegera Imana uyibwire, ntacyo uyihishe, ntacyo uyikinze. Ndagira ngo ubwire ngo Imana nayo izazikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, izakugenderera. Ndagira ngo ubwire ngo mbese waba urimo gukora ibirenze ibyo Paulo yakoze? Ijambo ry'Imana tuvuga ko yari umwicanyi, yakoraga ibintu bitandukanye bibi cyane, atoteza ubwoko bw'Imana. Ariko igihe cyaje kugera, Kristo aramufata nawe aramuhindura. Bishatse kuvuga ngo nawe yaguhindura. Niba unywa n'urumogi, nawe yaguhindura urwo rumogi rukakunukira, ukarureka ukaruvaho, ugahinduka nawe umwana w'Imana, ugatangira kugenda ubwiriza n'ababaswe n'ibyo biyobyabwenge. Imana yo mwijuru tugire neza cyane. Ndabizi kubireka ntabwo biba byoroshye, ariko kubw'imbaraga z'Imana
itubashisha kureka ibyo byatubayeho karande, ikabasha kuduhereza imbaraga zo kugira ngo tubashe gutsinda ndetse tubashe kunesha ibyo bitero Satani tugabaho. Imana yo mu ijuru itugire neza cyane. Rero bivuga ngo uyu munsi wa none ijambo ryatubwiye ngo ibisigaye dukomerere mu mwami ndetse no mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi, kuko tudakira n'abafite imibiri, ahubwo dukira nta n'imbaraga z'umwijima zikora abantu bo mu kirere. Rero bivuga ngo izo mbaraga zirahari, ziragendagenda, zirakora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ugambira gukora icyiza, ejo ugasanga ikibi cyagutanze imbere. Ayo ni amagambo Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko iyo bikantanga imbere. Rero najya nkubwire ngo hari nawe niko bimeze, ariko uyu munsi wa none wiringira Imana ishobora byose, irakwambika imbaraga, hanyuma icyo kibi kijye kure yawe, utangire nawe wige gukora neza. Imana yo mu ijuru tugire neza, kandi Imana yo mu ijuru tuganze. Rero bivuga ngo uyu munsi wa none n'iryo jambo numvaga ashaka kugira ngo nganire nawe wowe ukurikiranye Karuhura TV, kugira ngo ubashe kwakira kugirirwa neza n'Imana ndetse n'imbaraga zo kubasha kunesha. Ni mu nyemere rero dusenge, dufatanyirize hamwe dusenge Imana, hanyuma waba nawe wiyumvishemo muri bariya navuze bafite ibyabatsikamiye. Iri sengesho ngiye gusenga biremewe, wafatanya nanjye ukurikiranye iki kiganiro, tugafatanyiriza hamwe tugasenga, ukazamura kwizera. Ndabizi neza ko Imana yo mu ijuru hari yakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'ubutware, uri Jehova Jire, uri El Shaddai. Nongeye kugushima kubw'ijambo ryawe riravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze ubushobozi bwe bwinshi. Rero bivuga ngo hari ubwoko bwawe nyakubahwa bukurikiranye Karuhura TV, ndakwinginze cyane kugira ngo ubagirire neza. Hari abagerageje kugira ngo baze mu bwiza bwawe, ariko Satani agakomeza kubakurura. Nunyemerera abangaba nabo mwami ubambika imbaraga, ubahereze ubushobozi bwo kureka rwose mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mwami Imana ubwo uzaba ugarutse nabo bazumva amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kubyumvisha kandi urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Pastor murakoze cyane, ariko hari nk'inshuti zacu zavuga ati ese dukeneye kugisha inama pasiteri twamubona gute? Ese gutanga nimero yawe aricyo bitwaye? Ndumva ntacyo byaba bitwaye. Ukeneye inama, ukurikiranye iki kiganiro mba ntambukije, ukumva wakenera inama, wakenera ubufasha, wampamagara kuri 07882889. Iyo niyo nimero yanjye. Uwiteka Imana bampera umugisha. Urakoze cyane, Imana isubiza aho ukuye. Urakoze cyane.